Kana nkubwa sheri meze ute wariye wanyweye baby uraye umva ya umukunzi wanye numva ngo ubwira iki se sha ko misi yashize twafashe pause kubera kutaka amafaranga ngo sheri umbabarire gusa buriya kuryamana n'umuntu mbese mukundana sha ntabwo ari byo bikomeza urukundo kabisa njye siko mbibona nk'umuntu cyangwa nkanjye Diane ku giti cyanjye. Nizere ko mumeze fresh sana mwebwe mwamudukurikirana mubana natwe umunsi ku munsi tugarutse mu yindi story nshyashya tuzanye undi munsi mushyashya tuba dutangiye tunashima Imana ko yatubashije kongezwa uwo munsi wundi tuba turimo tugarutse kugira ngo twiganire kuri Yawe TV nkakwibutsa ko turi kumwe na Yawe TV.com iyi ngiyi nayo ikugezaho amakuru yizewe kandi abagezweho umunsi ku munsi nkakibutsa ko kandi turi kumwe na Body Bank Fitness abangaba bagufasha kumera neza cyane ugakora umubiri wawe ugacukubira na za ndwara zituma usaza imburagihe dufite abatoza b'abahanga baguha imyitozo bagendeye ku biro byawe ubu ufite dufite gym nziza cyane dufite sauna and massage dufite swimming pool nziza cyane ujyamo ukoga ukaruhuka mu mutwe durere mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe ukinje muri top kataye umusobwa ushobora kuduhamagara kuri 0888358041 tukabana nawe tukaguha izo service bangubwiye haruguru niba warakoze subscribe ndabigushimiye niba utabikora bikora kugira ngo nawe winjire mu muryango mushyashya w'abakunzi ba Yawe TV nkuko murimo kubona kuri screen zanyu ntago ari umuntu shyashya si bwa mbere mubonye kuri kamera zacu dusanzwe twiganira tugarutse kugira ngo twongere twiganirire adusangize kuri experience umeze gute se Diane we hello arese hello akakandi nyine akiryo umukobwa wese agomba kuyirya yewe kibazo ko binjabuka ntabwo umukobwa uko okay ubwo hari ikindi mbonamo ubwo ari kaboy okay komeza unuke muri kubyumva bimeze bite se ni sawa tu murangwa skoro shawapi nakaji bashyize mu kirere asubwo ji isa gutyo ni bwoko ki Yesu Kristo pome okay mwinywera agapome man igo amakuru y'iminsi shani meza ariko maze iminsi ndwaye iraho nyine warwaye iki ndwaye mu muhogo we kusunzakira igo sha no kubera gusomana cyane ewe ako sensomana nande sha Patrick biruka ngo arafashe pose ngo mu nkundo bimeze bituma pose yo yagombaga kuzamo ariko yavuyemo ariko mu rukundo ugomba gufata muri agapose man akaba gakenewe ubwo ufata pose byagenze bite bura nyine biterwa n'umuntu wese impamvu ziwagira sibyo maybe ko ushobora kumva ushaka gufata pose mu rukundo nabyo ni ibintu bibiriho kandi byashoboka cyane nubwo buryo wabikozemo uburyo nabikozemo nagira ikibazo na wa mujama duteretana tugira ikibazo dufata pose ariko wana twariyunze ubu tumeze neza igo sha usumwita umujyamo uzi kujya mujya kubanga wa mukunzi duteretana yarabizi nawe none se umujama duteretana ko ntavuze ngo ni umukunzi wanjye mani nawe arabizi kandi ko mukunda sheri sinkunda rata twari utubwiye ngo nasomana nta muntu usomana n'umuntu umeze gute ubundi ngiye nsomana n'umujama dukundana pe mukundana umuntu mudakundana ntabwo mwasomana akareka bisone abantu usomamwe ibiki nagize santima nazikugirira umujya mu mukundana uretse ku mukobwa gusomana nawe ikinini cy'umukara ntabwo bikureba ndifashe dukora byinshi mani dukora byinshi bitandukanye mukora amahano menshi niyo mpamvu utayavuze oya nta mpamvu ariko dukora byinshi njye nawe abantu bakundana nawe urabizi nimba wenda warigeze gukunda cyangwa ukunda bakora ibintu byinshi bitandukanye yego okay fresh sana yitwa Diane welcome to the show dutwike koko agasaha se ni kuri mu kutwereka ariko umukobwa gwe bamwambitse impeta uzabaze we yego yagisha umva wapi mani no sa subu nubwa mbere se gikora ikiganiro hano kuri yawe nubwa mbere sha wapi mo kubeshya pe
Gusa nyimaranye igihe kinini. Tubeshye ngo ni ibihumbi. Sha ni ibihumbi n'izina ry'Imana. Umva do, cameraman nayizuminga utazanagira ngo we. N'ikindege. Iyi ni Rolex. Urumva? Oji wowe. Ni ibihumbi ntagara. Bingahe se iyo si bibiri hariya noza. Navuga. Nyine wowe ushobora kubuhahira Nyabugogo ariko jye siho mpahira. Yitwa Diane niwe tugiye kuba twibanira nkuko murimo kubibona. None se Diane. Oui. Ibintu bizana pause mu rukundo rw'abantu bari nk'ibiki. Ese birashoboka ko abantu bashobora gufata pause bigakomeza na pause? Ya, hari igihe pause irangira baye pause tu bikarangira murangizanyije ariko hari igihe wenda nk'umukunzi mani aba yifitiye wenda stresses sibyo. Wenda ngewe icyo nakita wenda nka pause ushobora kumara nk'ibyumweru bibiri cyangwa bitatu utaravugana n'umukunzi atari uko atagukunda pe sibyo. Ako wenda afite stress kandi akuya ngo mujye gushwana nukuri pe wamwihanganya wenda akamara icyumweru mutavuganye kugira ngo wenda banze muri ibibazo byose ko umuntu ushobora kumubwira nabi atari kumwanze ariko wenda ufite ibibazo byawe mu mutwe n'umundi nawe akaza kubwira ibye kumva arimo kukuvagira. Oya ntago n'urugero naguhaga. Hari abantu bateye gutyo. Hari igihe wowe ugira ibibazo bikakurenga ugahita ubitura umuntu. Ukabukira ku muntu. Mani Patri ni ibintu bibaho cyane kandi ngewe nzi. Wowe byo byagenze bite se? Nawe ni ibibazo wari wagize? Oya. Noneho bya bibazo bimaze gushira nibwo mwongera mukagaruka mu rukundo? Oya n'ubundi bibazo haba mbese abakunzi ibibi ni byiza babibanamo pe sibyo. Ariko nanone hari igihe ureba umuntu ukabona bijya kumubwira ibintu byinshi uri we umuvangira wenda ku kibazo we yifitiye utanazi sibyo. Kandi wenda abona nta n'ikintu wamufasha kuri icyo kibazo. Ngombwa akabwira ko baby tube dufashe pause basi umpaye time wenda nicyo ngiye nita nka pause rero. Ese kuki butabana muri ibyo bibazo bitumye ufata pause? Niyo mukundana byanya. Cya kibazo cyo kutumva neza. Oya ntago bivuze ngo ntago mwabura kubibana muri. Ukeneye pause gusa. Ya umukunzi ashobora ati sheni ngiye nkeneye pause. Nukuri pe ukayimuha kandi ukanamwumva. Ya. Noneho byagenze bite kugira ngo ya pause ikomeze? Nukuvuga ngo nyine hari igihe avuga okay noneho reka mvugisha umukunzi mubaza amakuru mubaza uko amerewe akaguhamagara sheri umeze ute mbese mukaganira bisanzwe pe sibyo mukiyunga we duhure tuganire mbese wenda nimba ari n'akanera gushirije ariko nawe ntugende rega buri umukunzi wawe uzagenda akabura burundu nukuri ntago abagukunda. Oya iyo ukunda umuntu mwihambira kandi icyakoze cyose ugerageza kumwereka ko wowe biraho nyine nta kibazo nani mpamvu sibyo. Rero ntago umuntu azivumbura ngo nawe uhite wivumbura utumutwe usa mureke akemura ibibazo byiwe wenda we yumva ko atakubwira cyangwa ngo umufashe sibyo. Ariko basi bya bibazo nibinashira mugarukane nyine. Urukundo rusobanura gute se? Umuntu akoje ngo urukundo n'icyo bisobanura gute? Cangiye ku giti cyanjye rero kwamubwira kubite story. Uzi ufata urukundo ni ikintu gitangaje nanubwo narubonera igisobanuro kuko icyambere ngiye nk'umuntu wenda dukundana se nakubwira ngo namukundiye iki nta kintu kimwe mba numva nanamukundiye nta nicyo mba mbona ahubwo ikintu mba nzi neza nuko mba mukunda kandi mukunda byanye byo biri seri urumva ariko utambaza ngo impamvu mukunda ngo iki mba numva ntabona n'ukuntu mbigusobanura ngo se nakubwira ngo Patri ngo okay mfite umujama duteretana mukundira iki niki never ntago mva mbizi. Uzi buriya Patri uribuke cya kiganiro twakoze ubushize mbese tuvuga ku bintu byo kuba wakitangira umukunzi maybe ko wenda mukunzi ashobora kuba wenda ubonye nk'impanuka igiye kumugonga wowe ukajyamo abantu banambwiye wowe wakitangira umuntu gute uri Imana uri Yesu uri biki ariko ikibazo cyanyu ntago muzi urukundo icyari wenda nanjye ntago nduzi neza cyane ariko kimwe cya kabiri 50% nshobora kuba nakubwira ngo urukundo wenda ngiye ku giti cyanjye narusobanura gutyo sibyo. Izina ry'Imana umuntu ukunda biri sere byanyabyo wamukorera buri kimwe urumva kandi wanamwitangira. Ngiwe rero ndabizi neza ko ibyo bintu nabikorera umukunzi nkunda nukuri erega ari igihe umuntu abakwereka ari igihe umuntu bibaho mani bibaho none se ubona uriya muntu ugira motivation yo kurira kuri etage hejuru akamanuka ukeka ko abatari urukundo rwanyarwa akareka gusa kwiyahura ugasiga ubukunda subwo nibwo umukunzi
erega umusiga kubera ko hari impamvu yatumye wese kuri etaje wahurira akareka none se we kubyanze umva urumva ko nawe hari urwego oya icyo gihe ni kwa kundi just ko umutipe yagutera indobo mana ugatuma umutwe ari wowe wataye umutwe ntago biri ubikora kubera urukundo mbese uwo muntu uri itaje kuki we mutemeranye no impamvu tutemeranwa aba yasaze cyane mana aba yanahahamutse aba yanahahamutse mana njye wumva umuntu wese pe ndamwumva nkanamuha n'agaciro sibyo ariko aba yahahamutse aba afite ukuntu mu mutwe aba afite ibintu biri kumwongoza aba afite toroma nyinshi ntabwo nakiyahura kubera umuntu nakwitangira rwose kandi narabisobanuye n'ubushize nakwitangira kubera ko ngukunda ariko sinakiyahura reka none si ubwo kujya mu modoka kubera umuntu bitandukanye no kwiyahura ahubwo se bihuriye akane kimwe naragusobanurira ndakubwira ngo umuntu ujye hejuru ya etaje agahanuka kubera umukunzi ngo yamuteye indobo uriya aba yiyahuye sibyo ariko umuntu nimba ubonye wenda tuvuge nkanjye mfite boyfriend imodoka igiye kumugonga sibyo ushobora kugusunika kuko utabibonye ngewe nkajyamo sibyo rero uramutse ugiyemo nyine utandukanye n'undi wiyahuye kubera umuntu ntabwo mba niyahuye mba nkwitangiye kuko impamvu mba ntiyahuye ngiye first of all banza umenye sibyo impamvu mba ntiyahuye ni ukubera ko wowe muhungu duteretana ntabwo wigeze umbwira ati sheri tubihagarike ntabwo wigeze unkatira ngo nkubite indobo ariko ahubwo mbonye hari ikibi kigiye kukugeraho ngewe mise nkwitangira icyo gihe mise nkora ikintu mbona ko cyarokora iki ubuzima bwawe sibyo noneho wa muntu ugenda akamanuka kuri etaje umujama bateretana ashobora kumubwira ati okay sheri singikeneye guteretana nawe turangizanye ibyanjye nawe birangire sibyo umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu akaba yuriye etaje arihora hananiye ngo arimo kugira ute kwereka umuntu ko yamukundaga ntabwo ari ukuri kwitangira umuntu ahubwo umuntu umva ariko kwitangira umuntu neva ntabwo hariya ntabwo yaho nakora buri kimwe cyose ukabona ko nyine ngiye ngukunda ariko ntabwo najya guhubuka kuri etaje ngo kugira ngo nkwereke ko ngukunda erega buriya reka nkubwire pe tuba dufite aba boyfriend tunakunda cyane pe ariko Patri urabyemera ko nta muntu kampara nta muntu kamara urabyemera cyane niyo mpamvu rero first of all ubanza kumenya iki kintu kimwe sibyo niyo mpamvu ngewe ntafata gahunda yanjye ngo njye kurira hejuru ya etaje kubera ko wanteye indobo never kwe wajya mu modoka kandi nta muntu kamara waba witangiye impamvu najya mu modoka ngiyi sibyo nagusobanuriye ariko ntabwo uri kumva nta muntu kamara iyo point nta muntu nyine kamara okay nyine banza wumve impamvu nyine abantu biyahura nuko umuntu wenda bayagukatiye cyangwa maybe wamufasha guca inyuma mbese ibintu byinshi ariko impamvu najya mu modoka dushobora kuba turi kumwe mu muhanda njye nawe duteretana dukundana pe ibyo biri official kandi biri seriye muri kwa guteretana kwanjye nawe sibyo turi mu muhanda ndabona imodoka igiye kukugonga nshobora kugusunika ngikahita izikankubita icyo gihe mba nkwitanye nk'umuntu nkunda mba mbizerega ko nta muntu kampara ariko mba nkwitanye nk'umuntu nkunda byibuze niyo yanca akaguru ariko byibuze uzavuga uti niyo namutera indobo kuko ari ikibuga ariko yacitse akaguru hejuru yanjye ego n'ubuzima niba wumva ko umuntu atajya kuri etaje ngo yahura uvuga uti n'ubusazi ibyo nitoromo ni kimwe no kunura umuntu wandika muri comment akaba ati sibyo bintu byo kwitya kujya mu modoka kubera umuntu shagiye najyamo n'ukuri sha reka nkubwire umuntu wese bafite imyumvire ye ariko ngiwe najyamo kubw'umugabo nkunda nese nkubeshye buri munsi iyo dukora ikiganiro bambwira ngo abahungu ngaba ntago mbitaye don't care for someone ngewe ikintu cya mbere nkora ni ukwiyitaho nkanita ku mukunzi wanjye okay ya nahirwa ko none numva rutabaho kujya bibaho yego nyine akareka kandi Patri nyewe mbona nta rukundo ugira ariko sinagira urwitangira umuntu ngo ujye mu modoka ujye mu modoka hari ikintu utazi uzi kwitangira umuntu nk'uko ukajya mu modoka ugacika nk'ukuguru wenda tuvuge n'upfa mwiyeje agahita agukatira none se ubundi ubikora nyine kubera ko wowe gusa uvuga uti nta n'icyizere uba ufite ko nagukunda ubundi se Patri reka nkubaze nkubwiye ngo ndagukunda nawe ukambwira ngo urankunda tubeshyanye waba ubizi ko nkubwiza ukuri cyangwa waba ubizi ko nkubeshya nese ubwo wabwirwa n'iki ngewe nshobora kuba nkubwije ukuri 100% nawe ukabimbwira kubera ko ubona ko wenda ntabashe kuguhakanira ngo nkubwire ngo ntidukundane sibyo ariko
ariko mu by'ukuri muri make ikosa ryo kujya ku etaje ntiwarikora wowe oya ntabwo narikora sheri rwose sinarikora iki kintu wicara nakizi yego shobora nta rukundo ugira oya yesu we ese niba utajya ku etaje sawa ejo nzagutumira mu kutajya vango ngo Diane ngo ashatse umugabo nta rukundo agira utajya kuri etaje ngo witangire umuntu sinakwitangira ngiye kumanuka kuri etaje ndarahira ku buzima bwanjye mbubu kandi imodoka ishaka kugusha niyo mpamvu hindura mu modoka oya sha imodoka iba ari imodoka sha yago iguhusha yaza ugiye nko kuri dipi iragukoma arimo hindura mu avuga uti ndapfuye birarangiye oya ntabwo nagiye man ntabwo nagiye hariya ngiye ubwo bworyo ntabwo mumva uretse umuntu wiyahura kubera umuntu umufata gute si urukundo rwa nyarwo ahubwo umufata nk'ikigoryi ahubwo cyane igicucu kimwe kibi imbesire ya dame umva niba ngututse wari ufite gahunda rwose umva bikwinjire mu maraso umuntu wese urabiyahura bafite impamvu ze nta mpamvu ya umuntu wese bafite impamvu ze ndamwumva ariko ni ubugoryi ubimenye ko ari ubugoryi buriya bintu buri gukora nimba unabitekereza uri igicucu cyane ahubwo cyane kujya mu modoka nabwo ni ubugoryi byose kimwe erega kujya mu modoka bisobanura neza wenda abantu batagira ngo ni kwa kujya mu modoka ngo ukubonye imodoka iri kugenda ngo ukiyemo navuze ngo mbonye nk'umukunzi wanjye igiye imodoka igiye kumugonga urugero nka Alexandre dukundana sheri rwose nagusunika nkajyamo ntugire ikibazo jya ugenda uzitambitse ariko kuri etaje kare noneho turi muri sansi yo kwitangira umuntu kuri etaje aramutse yariyo yaragiye kumanuka uri bumufashe uri mufate nk'ukuboko icyo gihe ukamuzamura wowe ukagwa icyo gihe naba mwitangiye pe sibyo byaho ariko ikibi ni ukujya kuri etaje uri wenyine ese ubundi ubwo nawe nageze kuri etaje wowe icyo ushaka nuko mujyana oya patiri nawe jya utekereza neza ubundi naba nagiye kuri etaje gute wowe icyo ushaka nuko mumanukana oya ntabwo twamanukana baye mukunda tsoke ko namusurika nkamwigezayo pe ngiye nkimanukira cyamamare nkamanuka abati sheri ndagiye ku bwawe okay fresh rwo ni urukundo kabisa mu rukundo bijya bibaho ko umuntu arya amafaranga y'umuntu kandi atamukunda barayakurya wa musore we barayakurya fresh kandi yo uzubundi jewe byagenze bite bakuriye angana oya dukundana uzi uriya mutipe dukundana usiko ariyo yamigicaye cy'ijana ntagifata yego ndabivuze ahubwo ntago azongera oya n'ubundi nawe arabizi noneho uzi ko ushobora gupfa n'umukunzi mugapfa ko utajya umwaka n'igice cy'ijana reka kubi byagenze bite se ubu agahita avuga ati ariko uyu mukobwa nubwo afite akazi ari nyiyemeraho kubera iki wenda yamenyereye ba bakobwa buri munsi bamubwira sheri nkeneye kujya muri salo sheri nkeneye ibi n'ibi ku buryo mwabipfa kandi ayo mafaranga bari ku mwaka yagiye kuyasevinga akarakara ibisobeho ni ukuri ku Imana Patri bibaho none se mushobora kubipfa rwose ndarahira avuga se kuyaka abandi ukaba umuca inyuma akavuga ati ko ubundi uyu mukobwa buri munsi duhura yagiye muri salo sibyo ndetse abakobwa bose bakoresha umusatsi baba bakoreshejwe n'abasore uretse abenshi 90% bakoresherezwa imisatsi n'abasore cyiza nuko nta musatsi nyine ngira yewe ko twashize niba ukera kwizana tubakoreshereza umusatsi wikijijisha mani wikijijisha ibyo mvuga urabizi gusa ikibazo ngereka nguhere n'urugero rwa hafi pe kuko Imana sheri ngiye kubishyira hanze wihangane ejo bundi ngiye napfuye n'umukunzi wanjye ngo nyine ni nka kwa kundi wenda ufite umuntu nk'umubebi wawe muganira ubona mani mubwirana buri kimwe amuhamagara amubwira ati sha bite sha aramvugisha ndamubwira sha wowe warayifashe umushahara umubebi dukorana nibonije aho nka veni nigere kwikoreshereza umusatsi n'inzara sha nanjye nse nk'ibindi byuki byose sheri yarandakariye uzi ko twari turi kumwe tuganira gutya kuri fone no mu bintu byatumye hazamo pose nyinshi iyo pose ako konyine ako wana kazira urumva yarambwiye ati sheri unsuzugura gute ndayabuze ngiye nabuze amafaranga yo kuba naguhanga ugiye gukoresha umusatsi ndamubwira ati se sheri ko yari joke ntarindi no kuguza bya nyabyo nimo niganira n'umuntu dukorana urabizi ukuntu kwa kundi abantu bakorana baba bafite ukuntu batera blague bafite ukuntu baganira bafite ukuntu batera stories zabo urumva yarandakariye yampaye nkawe pose zirinda ziza kubera kutamwaka amafaranga
iyo arambwira ati sheri kubera icyo unsuzugura kandi nukuri kumara pe ntabwo nari musuzuguye sibyo nari ndimo ndiganira n'umubebi wanjye kubera ko gutese ni nka kwa kundi nawe ashobora kumubwira ati Diane wenda ntiza amafaranga yewe nkundana n'umutima nukuri pe mba numva ari n'igisebo kumubwira ngo nampena 2 nukuri kuko mba numva ko ejo cyangwa ejo bundi nidushwana burana ngo umuntu usuzugura azatangira nyurira amafaranga yanjye nagahaga amafaranga abatekereza nkawe si urebye ubu ngubu nabakibaho simbizi ngiye ntekereza ku giti cyanjye simbizi okay none twigaruke kuri icyo point narinzanye ukemera ukajya mu rukundo n'umuntu ubizi kutamukunda ariko ushaka kumurya amafaranga ibyo ni ibintu nzi cyane binabaho rwose ntabwo n'urugero nko kuba wenda tuba tuziranye urukumva mana none n'ukuntu hakandi n'umujama buriya man ari ikintu abantu baba boyfriend munaturenganyaho sibyo erega abakobwa turabakobwa sibyo Imana ibifite ukuntu yaturemye sibyo buri muntu wese aba afite ukwasa n'undi afite ukwasa ntabwo wamvugisha uri umuhungu ntabwo bibaho uvuga ibitandukanye wenda ahantu nkorera haza nk'abagabo wenda nk'icumi ku munsi sibyo nshobora no kutaguha nimero ariko ukayaka n'umuntu dukorana akayiguha sibyo Mwese ko kitamenye kuganiriza abantu batandukanye oya ndabimenye ariko hari ukuntu umuntu umva hari ukuntu umuntu ashobora kukwizirikaho man ubizi arabizi sibyo sindi kukubeshya indarara no kumana man umutipa akakwizirikaho ukamuhakanira wapi ukamubwira uti reka nta rukundo cyane reba urugero uramujama souvenir sumuzi uratujye dukorana ibiganiro urabize na hano nabonye arahakoreye ibiganiro pe uramutipe man si mukunda habe n'igice cy'isegonda ntago umwaga kuko nta murimo sibyo ariko pe simukunda buri munsi ndamagana mbwa singukunda sibyo ni rwo rugero ndi kuguha nano mucabana bakakwizirika narareba umuntu utinyuka akajya no kwitangaza makuru urumva ntanatinye igisebo ntanatinye ngo abantu baramuseka ntanatinye ngo amaniga yiwe ari mubone mwifu wagahatiriza n'abandi rero bakaguhatiriza nawe ukareba ukavuga uti ko ubu yampaye amahoro ko ukabona nta kintu wenda kizamugukura ukamuga ati 100,000 ukabona umujabura byoye yakakweza ijana uzi kutamukunda wewe waruzi ngo wenda numubwira ngo ibihumbi 100 urabumukanze akuveho nyine avuga ati kagakobwa nagakuzi ibikini biki ukabona nabikoherereje Patiri wishyize mu mwanya w'abakobwa ayo mafaranga wayanga wayanga nyine ukaba wese sinkukunda ayo mafaranga yakuyanyereza byiza wese munugeze kurya amafaranga nk'uko cyangwa nimwe muyarya gusa shanyewe ndiye amafaranga yagiye bandiye pe hago nyine ngakunda nk'umujama nzi ngo turakundana yewe utuntu tw'impano nyine wagiye udutanga barakata Imana ihinze wahaye umukunzi yari yehwanye n'amafaranga n'ibihumbi 50 none ntago mugikundana ndagusuhuje nawe urabizi wahiye nyine bibaho urumva iyo ukunda umuntu reka nkubwire bari abasore nabo ntabwo nabajajinga cyangwa mbacira urubanza bari abasore baha abakobwa amafaranga sibyo ko abayaguhaye utamukoze mu mufuka sibyo hari n'igihe yibwiriza rwose wiki ntiyakweza se ngo yamusubize uzabigerageze ndebe ko nyagusubiza mfite sheri rwose sinanamuca inyuma sinanamubabaza nawe arabizi ariko uzayanyohereza no turebe ko nyagusubiza nge ntayo nagusubiza sinongera cyo cyiza cyawe nyine urumva ukamubwira uti rwose oya sinoma kunyereza amafaranga ese ndi yesu kandi wajya mu modoka ariko reka nkubaze Patrice ibyo nimba nguhakaniye nkakubwira ngo nge sinakundana nawe singukunda sibyo wayumpatiriza ukumva ko nyine ngewe nzakora ibyo ushaka ngo kugira ngo dukundane ngo kugira ngo tugerane kure ngo kugira ngo dukore ibi tugaruka no nakuhakaniye uranshaka y'ikisi wamaye amahoro nimba utabashije kuma amahoro rero ikizaba cyose ntuzandenge ese umuntu wagukunda utamwemera urukundo rwawe bitwaye iki ese mu gihe ufite ubundi mu mutima wawe ubundi kucyujarajana ariko se bose ubemereye bitwaye iki basbe umva ngo bagarira Yesu naragera ifite sherije arafuha izina ry'Imana none iyo turi kumwe rwose ntago wavugisha ntago mba mfite na telefone sinyana nayi ni ubu yifite gute niba ushaka uzanyihamagazwa harya azagutimbura
Ujya n'urukundo siko aragukabye neza oya naga ari ugukabye iyo ukundura mufuhira uri umuntu mufata telefone Wiki none se kankubaza afashe iyo telefone yewe kubera ko nta kintu mba nikeka rwose ndayimuha nkamubwatishe rwose ahubwo ngiye no mu kazi yisigara yirirwa nta stress nkeneye uzi ko nkuko bivuze urumva wakomeje guhakanira umuntu yaragusabye urukundo ugakomeza kumuhakanira agakomeza agahatiriza wari uzi ko rya kohereza message kuri umuntu ashobora kuyibona akajya mu murakundana ndabizi none se ejo bundi yagiye akabeshya ngo reka nkwereke ejo bundi yagiye arabeshya kuri Kigali 250 arambwira aranginga ngo Diane ngo mbabara ngo duhure tugana mbwa ndi mu kazi uramuje ngo nsavunira urumva ariko yabeshya abantu ngo yanguriye inkoko man yeswe umuntu wabuse n'amafaranga yo kwishyura utubyeri tungaye twankweye neza nyine ngiye ikintu nari nkubajije uwo mutipe mukundana nimba mukundana gufuhariga no kutizera umuntu kugira umwaka telefone sumva umwizeye nese uwo mutipe akoresheje message ati mukunzi umeze neza ndagukunda none yirwa ajya kwitangaza amakuru ngo iyo turi kumwe ngo nta kamera zihari ngo tuba twishimanye mani nukuri kumana pe singe nanahura nawe kuko mubwiye n'igihe mfira mu kazi yohereje izo message uri kumwe n'umukunzi wawe wanyawe wamusona ko umuntu mutaziranye wanditse ibyo bintu ikintu cya mbere bundi mbanza kubwira sheri nawe arabizi iyo unyandikiye unterete ndamubwira sheri uyu muntu ari kuntereta nkanandika izina ryawe ejo nanampamagara ikintu kibi yanga cya mbere nzi ni ukuba wampamagara nkajya kwitabira hanze cyangwa kure y'ahatari nshyira ku gutwi tukavugana ibyo tuvugana akabyumva bikarangira urumva wenda nkaba namuha ubusobanuro nyuma ariko ntabwo ashobora kumvangira ngo aranshipuza telefone ngo avuge ngo umugore wanjye ngo ibiki n'ibiki ngo shiri wanjye iyo ngisinye muzi arakureka ukavuga ukisanzura rwose ikibi nuko utakitaba telefone cyangwa ikibi nuko wajya hanze kuyitabira kure ahatari kandi buri yuzi ko nta kintu wikeka sibyo nukuri pe uricara ugatuza ukitaba telefone umuntu nimba ari byo akubwira ukabyumva nimba ari byo umusubiza ukamusubiza mane watanga ubusobanuro ariko uteretse umuntu ko hari icyo umukinga sibyo erega umuntu ashobora kugukeka mambaba bitewe ariko kugira ngo ube wicaye n'umukunzi ubona agwamagaye ususohoka ugiye nk'igiriya kwitaba izama nayo waba utari kumuca inyuma ahita akeka kuri kumuca inyuma abantu bose muvugana umukunzi wagomba kumva ibyo muvugana wayi nota atabyumva ese iyo amabanga yose umukunzi agomba kuyamenya umva nkubwire mani erega ntabwo ubwo nawe urasobanukirwa urukundo ndakuzi ntujya nakunda wamureze abagomba kubyumva ejo ningira n'ikibazo amenye ngo iki kibazo cyaturutse hano na hano mani abihe n'agaciro sibyo anabinyubahire mbese sibyo ese kuki muhisha kandi wenda dupanga ngo hanyuma y'amezi 2 cyangwa 3 turaba tubona nk'umugore n'umugabo mani ngiye mfite n'igikuta azankinisha vuba mfite igikwe we yagushyiramo pose uretse ikankubaza gufuha cyane byo si defo nabyo ni defo mani mwabahungu mwe namwe mwabakobwa mwe ntuzabonane umubebe ashobora kubonana na sheri we ahagararanye wenda n'undi mukobwa agafuha akavuga tushirirwa ariko si kuki ufuha banza umenye impamvu itumye bahagararana ukuri pe hari n'igihe baba bashobora none se reka nkubwira nk'akazi wenda dukora ka buri munsi sibyo umugabo wawe ashobora kuba adakora akazi kamwemerera wenda no guhura n'abagabo tuvuga urugero wenda ni umukwaferi akora imisatsi y'abagore ese avugana iki n'abagabo ese kubera iki wabona ahagararanye n'umukobwa wenda bari kuvugana ibya business buretse gufuha banza umenye ukuri sibyo buretse kumutera hejuru cyangwa ugenda ngo umuteze abantu ngo nimba usanze ahagararanye n'umukobwa utangira kubite ngo uri kundeshereza umugabo kubera iki watuje we ugategereza icyo akubwiye nimba umwizeye koko icyo kintu rero ako kantu rero niko kabi ko kubona umuntu ugahubuka ukavuza induru ugasara ukabwanuka niko kabi ese nk'ubwo shiri wawe aramutse ari nk'umugabo wenda wakora imisatsi ubwo ni wazavuga ngo reka kujya muri salo buri uhura n'abagore habe n'umunsi wa rimwe noneho nimbireka kumubwira ngo najye mu kazi akore nzabaho ne wenda nanjye mfite akazi ndakora ariko twese dukeneye umushahara wacu uze mu rugo nzabaho ne ngiye mfite musaza wanjye ukora akazi kandi afite rwose n'umugore umugabo bagiye kugira n'abana babiri
ariko nta na nimero y'umugabo ujya umuhamagara kandi abanye neza n'umugore we aranamwumva neza fresh sibyo erega icyambere no kubanza ukamenya akazi k'umuntu ukanagaha n'agaciro ese kubera icyo usaruka bwanuka uzi impamvu abantu basaruka bwanuka nuko utifitiye icyizere nukuri none se ubwo ni wamuha icyo cyizere cyinshi akaba yaguca inyuma avuga ati umugore wanjye n'undi ntabwo yita ku bintu agapfuhira biterwa nuko umugabo wamufashisha umugabo ni gute wamufata se bituma ataguca inyuma mwana mva mubwire wise mbese kuri shiri wawe ukamwitaho ukamwereka ko umukunze kumwitaho mu buhe nawe yaguha agaciro akamenya limite ariko uzi neza ko nta mugabo kwita ku musheri no kumwitaho mu buhe buryo uburyo ubwo ari bwo bwose uko ushoboye ugakora uko ushoboye kose kugira ngo abone ko basi uri uw'agaciro ni ibiki by'ingenzi niyo yajya kuguca inyuma ni ibiki by'ingenzi ukora mu kwita kuri sheri wawe uzi ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukumwereka ko buri munsi mari kubwe icya kabiri ngomba nko kumuvugisha byibuze nka kabiri ku munsi sibyo muzi shiri umeze ute amakuru okay nimba wenda uwo munsi tutabonanye wenda kubw'akazi kacu buri umwe afite akazi ke n'undi afite ake nkamenya ngo ese umutipe duteretana ameze neza namuvugishije si nkabye kandi sinanarengeye kandi akabona ko nyine mukunzi kandi mwitaye uzi ko kwita ku muntu ni ukumuhamagara gusa hoya kwita ku muntu ntago ari utugambo mani n'ibikorwa umukorera n'uburyo umwita ariko uzi ko hari abantu bakundana nk'imyaka 5 oya 3 wenda utaramwerekana inshuti cyangwa watarakwerekana inshuti ye batararyama hoya ujya kuryama ubizanye mute kandi amuhungu wema gukemanga ahubwo iyo uvuze ngo kwita ku muntu usamagambo gusa ni ibikorwa okay ibikorwa bihari rero first of all nshobora kuvuga ati wenda shiri wanjye aranywa inzoga sibyo wenda ejo hari muri weekend yaramumagara arambwira ati shiri ndi kumwe n'abajama wanjye turimo kunywa inzoga sibyo avuga ati shiri ngubu koko niba yaraye mu nzoga nywa mwane urabizi urubyiruko ukuntu tuba tumeze cyangwa urabizi abatipe ukavuga uti wenda bakoze urugomo banyweye buse nimba yaraye mu rugo buse yariye ukagenda mwana ukareba nimba yariye nimba atariye ugateka ukumugaburira ibyo byoroshye se wowe ntacyo bimbwiye n'akazi ke ese umuntu azamenya gute kumwitaye ahubwo bazaguca inyuma kaza yego ntago umva mubwire umuntu yaciye undi inyuma kumwitaho ni ukumenya ko ni ukumenya ko nta muntu wakwinjirira bitewe n'ibikorwa ukorera umukunzi wawe nk'igikorwa cya mbere umukunzi utamuhaye umwanya aragucika uko byagenda kose ariko nyine nimba nagwaye tayimu yanjye nkakwitaho nkaguha keya zose zishoboka uca inyuma utese ntabwo byakunda iyo umuntu aguca inyuma wagiye gushaka iki icyo ntamuha nyine icyo utamuha ese icyo wamuha none se rimwe namuhaye buri kimwe cyose gishoboka gute yanca inyuma iyo uvuze buri kimwe ubwo uvuze Patricia cyakoze urambaza nkumva naye umutwe uri kunsaza mba mvuze guha umukunzi wawe keya ukamwereka ko umukunze ukamwereka ko umwitayeho kimwe kandi cy'ingenzi tubwira ibintu 3 by'ingenzi waho umukunzi wawe naguca inyuma igihe kirahagije igihe ushobora guha umukunzi wawe sibyo rega urukundo mani nagara amagambo gusa kwa naza ngubwa ngo Pati ndagukunda wenda bikubwiye ndi kwirebera ziriya nzu zirara hakurya ndi kwirebera ibintu byose ndi kubona hakurya ariko tayimu umuntu yaguhaye n'uburyo yakwitayeho sibyo n'uburyo yaguhaye agaciro byose bishobora kujya muri kote imwe y'igihe sibyo nicyo kintu cyakwereka ko umuntu agukunda nicyo kintu cyakwereka ko umuntu agukunda igihe cyonyine igihe nicyo cya mbere cy'ingenzi ngiye mpana agaciro na nuba nicyo kintu wowe uha agaciro abavuga bati rero bo mushobora kuba mudahuza bavuga bati burya ikintu cyongera urukundo no gukora imibonano mpuzabitsina ku bantu bakundana nabyo byongera urukundo ntabwo umuhuza ako kantu si sawa ubutanga murahuza abo ngabo ntabwo nahuza nabo mana kuryamana se n'umuntu mukundana ntiyaguhaga se cyangwa ntiyanaguharura igihango reka igihango nyine yewe ntabwo usaba abahungu bo muri iki gihugu babigize umwuga igihango ibyo ngibyo ntabwo byakora kuri njyewe ngo iki ese umuntu aguciye inyuma aba yagiye gushaka igihe cyangwa aba yagiye gushaka ibyo ngibyo byatumye aguca inyuma ibyo byose bituma guca igihe inyuma nuko utamuhaye igihe urumva gumarana nawe umwanya uzi ko ushobora kumarana n'umuntu umwanya munini w'ubuzima bwawe bwose nabo bose ajya kubareba kubera ko ntabwo umwitayeho ntabwo umwereka ko ari umukunzi wawe sibyo ntabwo ashobora kujya kureba undi mukobwa hariya
kandi ansize azi ko buri munsi wenda cyangwa buri minsi ibiri tugomba guhura tukaganira tukicara tukamera gute sibyo erega umuntu akunda uwabona hafi none se wakunda utaguha keya cyangwa utakuri hafi reka ntabwo bishoboka bivuze ko utakunda n'umuntu bakurerera ntabwo byakunda kandi n'ubwa kabiri mbikubwira ntabwo byakunda reka reka kangahe mugomba kubonana n'umukunzi mu cyumweru byibuze tubonanemo gatatu ntabwo se kubona guhorana n'umuntu byo ntibyatuma guharara oya Patri ubu uri kwitiranya ibintu aho ngaho pe kwa muntu duhora duhura ko mugiye muhura gake akaba gukumbuye nibyo byiza nazo umuntu muri gatatu mu cyumweru yawe gukumbuye nyine iyo atagukumbuye nibyo mvuga igihe cyagihe wamuhaye iyo atagukumbuye nyine yajya kureba abandi gute se kandi atagukumbuye none se wokumbura umuntu muhorana cyangwa kumbura umuntu mutabonana yewe ntabwo bivuze ko ntabwo uziko ngiye nshobora no guhora nkumva umukunzi wanjye kandi tunari kumwe abya ntabwo kabye ntakabye se ukumbura umuntu muri kumwe se igo sha mani bitewe na keya baba umva nkubwire ngiye nkunda keya oya ntabwo aba ari amakabye nkuru nta nubwo aba ari igikabye nta nubwo aba ari ugutwika wapi ushobora gukunda umukunzi gukumbura umukunzi kandi munari kumwe igo bitewe na keya guha bitewe n'uburyo akwitaho mani bitewe n'uburyo akwereka ko ari n'umuntu uri n'umuntu w'agaciro kuri we no kubeshya mwana izina ry'Imana ntabwo ari ukubeshya muri kumwe wese ibyo numva bibaho Patri ntabwo ari ukubeshya ibyumve neza impamvu bivuga rega ni uko utaragira umukunzi ambaye ni uko ukiri siribateri shasingo we nuko ngewe bitewe n'ukuntu papa wanjye usanga nta mukunzi wowe kubera icyo se namukuvuga ko maze mba mbibona no mu mboni zawe ureba umuntu ugahita ubona ko ufite umukunzi first of all ikintu cya uratendeka sha nimba unabafite ni nk'igihumbi wibeshya abantu mwa bakobwa mwe mbabwiye telefone ya Patrick niyo gifashe ndamushuka ngo ngiye gukina game nkayifata gutya nk'ume atabaye umuhungura aha nimba ari bosheri wawe abyumve umva ari Patrick ko kuri yawe TV aho hari n'undi mvuga ushaka kureba umuntu ugahita umenya ko afite umukunzi yatamufite ni ibihe bimenyetso bikwereka ko umuntu afite umukunzi yatamufite ikimenyetso cya mbere ni wowe nguhe urugero kuri wowe sibyo erega n'umutipe utendeka abakobwa benshi nawe nta mukunzi bagira niko ngiye mbifata umva ushobora kubwira buri wundi njye hano mujama twaganira izaba yambwije ukuri ntabwo twateretsanaga wapi kuko akunda uganira n'umuntu arambwira ati muto ngiye uzi ko nshaka kuryamana n'umukobwa mfite uburyo nabigenza kandi tukaryamana ese gute mwana arambwira ati okay nshobora kujya nguhamagara iminota 5 mu gitondo 5 saa sita n'5 nijoro kandi nkubwa sheri umeze ute wariye wanyweye baby uraye umva umujama arambwira ati ngakwereka ko ngukunze kandi ntagukunda niho natinye abaho ushamo mutebwo umva nkubwire ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru shamo njye mureka kwirirwa mubeshya bakobwa bana ngo minsi iminota 5 igoro ukuri kumurera wimbwiye kandi sindimo kubeshya Patrick nago ndimo kubeshya kandi uwo muntu wabibwiye shane inshuti yanjye magara rwose inshuti yakomera n'abakobwa ashobora kubigira ariko mu gisubizo kizavara tugana no ku musozo bararangije nyine sinzi ngo naho Imana reka tubyereke Nyagasani inama wabagira impande zo Brazil mani ikintu cyose nababwira ko mwese mwihane pe simbabwire ngo iki wihane bagira bate buri umwe yihane ku giti cye yumve ko nyine agomba kugira ukuri muri we nimba ufashe umuntu umukunda ajya kwitangaza amakuru itubwira umuntu ngo Alexandre ngewe ndagukunda bitwaye ikiko si ubusazi okay fresh yitwa Diane turagushimiye cyane rero wakoze cyane kutuganiriza twizere ko no butaha uzagaruka uzanye na Alexandre no umusore sheri ngo Patrick ashaka kukubona mva nzamuzana ubutaha kabisa turagushimiye rero wakoze cyane kubana natwe namwe mwakoze bye bye